Amahoro y'Imana, umugisha w'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese mukurikirana Eva Mama Lionel. Umunsi ku munsi Imana ibaha umugisha, abantu mwakwe subscribe, abantu munezezwa no kubona agarutse. Mwaramutse neza muvyeyi? Mwaramutse. Amahoro y'Imana bane nawe. Nawe kandi uyahorane. Hari igihe njya nibaza ngo ariko se ntagiye dukorana ibiganiro nyuma ya saa sita ko buri gihe cyose mubwira ngo mwaramutse. Ubundi rero jewe hariho umuntu mwambwiye ko iyo ubonanye n'umuntu niyo mwabonana saa 8 umubaza ngo mwaramutse. Ubwo aho kona ko hari abantu henda bakagiraga ko abantu bahora bakorana ibiganiro mu gitondo cyangwa haba n'igihe nyine bakorana nimugoroba. Twari giye tubona ariko hari gihe dacishamo nkavuga ngo mwiriwe. Burasirazuba Iburengerazuba Amajyepfo n'Amajyaruguru umujyi wa Kigali nka gatandatu y'abadesipora, abantu mukunda Evangeliste Mama Lionel, abantu mukunda ari Evangeliste, abantu muzamukunda ari Mushumba, abantu muzamukunda ari Pastorine, abandi cyaze Pastorise. Hari abantu bajya bifuza ko nzaba umushumba cyangwa pastor. Hari abantu bifuza ko nazaba batiza ngo bandike hepfo aho. Abantu bifuza ko Pastorisa ariko byaba binaryoshye Pastorise sha. Pastorisa official nahita nanahindura n'izi Pastorise ariko sha byaba ryane byaba binambereye ariko sha se buramubona nabishobora amahane ngira egome wajya uvudukana ibyaho kabirenza n'abayobozi inkoni ushobora kubaka urusengero hande nkashyiraho akagereza cyangwa se mpa kimwe ukanashyiraho n'umurima w'ibisheke hepfo aho munsi y'urusengero. Ako kantu ushyizeho k'ibisheke ubwo hajemo no kunyurira. Oya nawa ngiye kubeshya ngo ndagucyuriye kuko mvugishije ukuri ahubwo. Nukuri pe nubatse urusengero hari ibintu bibiri nashyira inyuma. Igikoni cyiza bagasenga barya na kakasho hirya aho ungwaye nkanobamo ashyiramo nkamo leta yazagufuka nabisabira uburenganzira leta ariko mbona nashobora kuyobora ukabona cyese uba ufite n'umupolisi wa leta nyine nabisabira uburenganzira bakafasha ariko we waba ukoze amateka nababwana umuntu unaniye mumbe hafi sinzabagora muzana pandagare ahubwo ngiyemo ahubwo mukorere naho hari ibishami ryo gufunga abakirisitu kuko babigeze hari abantu bakabona bakwiye igifungo rwose kuri k'Imana uko nk'umukristo w'iwawe yafashe umwana ku ngufu ntabwo byaruha kugira ngo umusengere wajya uvuga uti mumwoherezeho amasengesho ntibyageze aho naba nabyeretswe kuko gende nderekwa ntabwo umukristo yageze aho ntaramwerekwa wenda ubundi hari ukugwa mu cyaha no gukora icyaha. Umuntu ukora icyaha naba naramweretse ariko ugwa mu cyaha we hari igihe akigwaho ageze hafi aza. aho kantu gasobanutse kansubiramo numva. Urumva hari ugukora icyaha no kugwa mu cyaha. Burya Imana izakurinda inshuti ikora icyaha no kugwa mu cyaha kuko gukora icyaha hazamo cyaha kizingitiranya ku muntu. Gukora icyaha ni ukugitekereza ukagikorera ubugororangingo ukagishushanya ukiga n'uburyo uzakidefanda wafashwe. Burya umuntu ukora icyaha bazi n'uburyo akidefanda. Umusore naramuherekeje amafantiri mu akantu hanyuma nyuberwa igihe yabikoreye urya muntu abazi gukora icyaha hanyuma ugwa mu cyaha niwa wundi uvuga ngo nyamara njya mbyibonamo ngerageza gukora ibyiza bikantanga imbere ashiduka akiguyemo. Ese hari ukuntu umuntu yagwa mu cyaha Mama Lionel akagwa mu cyaha akanagikora? Kugwa mu cyaha mfasha kubyumva nk'uko ngewe nshaka kubyumvisha abantu. Ushobora kugwa mu cyaha uyu munsi ugahita ugwa nyine ugahita utindayo. Urugero ushobora gusambana ukabugumyeyo ukavuga uti n'ubundi se kwa isa ntera inda n'ubundi nzakomeza nsambana ugahita utangira noneho kugikora
noneho akaba yagiye ugwa mu cyaha utabiteguye kwa kundi turwana tugerageza gukora ibyiza bikadutanga imbere ukagwa mu cyaha ugahita uvayo vuba wari wabona umuntu ugwa mu cyaha cy'ubusambanyi nta muntu n'umwe wamubonye agahita aza yirukanka kwa pasiteri nje gupfukama imbere ya nubwo nta wambonye Imana yambonye mumbabarire ariko ukora icyaha mba n'ibimenyetso byatangiye kumufata arakiburana ati praise mbe amen undi munsi 2 3 mumveho nta marambeshyera paka kugeza igihe ibimenyetso bizaboneka uwo abakora icyaha hari umuntu ukora icyaha ndugu yawe kavuga uti yabigize n'umushinga kweli umuntu ukora icyaha akagera muri boutique akagura prudence akagitegera ku Gisenyi akamara ni akapanga n'igihe azamarayo akishyura agataha ariko abakora icyaha kweli ko nibyo bita gukora icyaha ariko umuntu ugwa mu cyaha burya jewe nashima ko sinanamutenga ndi n'umupasiteri umuyobora wamenya gute ko yaguye mu cyaha kuki saje kukinyaturira nta wamubonye ari ukwiyerurutsa kugira ngo niwumva bamuvuga se uzamutangire ubuhamya ko yagusanze n'iy'amaso y'umwuka nakubwiye abapasiteri dukwiye kugira ukareba umuntu ukamenya nimba aje kwigira shyashya kuko Yesu yarabaye ku kantu ka shyashya akavuzeho bigira shyashya mwigisha nkora iki ngo ndaga ubwami bw'Imana higira shyashya baze kwigira shyashya burya niyo y'amaso akenewe ya gishumba ukareba umuntu ukamumenya ko ababajwe n'icyaha ubona ko muri no misa ariko nta nukirira n'abihana baza baseka n'uwo batenza kiguyemo ahita agukuba nazera akakwereka ko yajya no mu rindi torero macaca arahari y'abamugariye ku rugamba yarahari uvuga gatoya mufatiye mu cyaha agahita ajya mu macaca y'abamugaye ntabwo bakivuge ngo ni abamugaye ni ababana n'ubumuga oya no umuntu abana n'ikintu yakunze bavuga abafite ubumuga abafite ubumuga naho ku bana ubana n'ikintu wakunze abafite urumva hari amacaca y'abafite ubumuga yego bo hamwe n'ibyo rero dushimira abantu ariko ntabwo mperuka kubona nibigira rine cyangwa nuko ntaheruka gucisha amaso ntabwo heruka gucisha amaso aho hasi aravuga ntabwo muheruka aravuga ariko aramaze n'iminsi mu ngendo uriya ni intumwa avuye mu bihugu bibiri ni profete ni profetesi profetesi mu bihugu bibiri maze iminsi mu ngendo aranyaruka akavuga abantu bakurikiranye umunyamakuru mushya wa Evangeliste akaba yitwa Papa Lionel bamwe babitse bampamagara ntabwo bari bazi ko ngo ari umunyamakuru bakurikiranye kweri bakurikiranye kiriya kiganiro cyanabafashije cy'uburenganire sinabikubwiye ari naheruka mu minsi 5 ishize ukumva ariko ntabwo muheruka vrema ndi nakamubonye mu minsi 2 umwe ishize reka nshimira abantu tujya tubana bakomantinga tukabona hariho agatwe ka YouTube bantu nyine badasiba gukomantinga burya ni ko biba bivuze kandi reka nshima abantu bashiraho komenti nubwo mutari benshi ariko abantu bashiraho komenti zishaka nko gupfobya ivugabutumwa rya Prophetess Evangeliste Mushumba ambassador muvugizi w'abakobwa batagize uruhare mu kubyarira iwabo Imana ibaho umugisha abana bameze bate abana bameze neza muri kiriya cyumweru gikurikira iki kuvuga icyumweru cya nyuma cy'ukwezi tuzaba twongeye guhura kandi turya tunanywa tunakina ariko hari ikintu ntajya nkurikirana wamenyera abantu bahize ko bahiguye
bahigiye online si bareba menyere niba barahiguye hari abatarahigura bazaze mbaho igikombe hari abatarahigura ariko bazahigura Mm. hari n'abazahigura hari ntabwo abantu bose bahize bahigura mami guhigura wawe ni ubutwari mami wawe ameze ate ameze neza cyane uwo mu majyepfo wo mu uyu majyepfo ari aho wakonkeje mama Margarita ameze neza cyane ejo bundi twarimo tuvugana nsabira umugisha wa kibyeyi nawe mwohereje amafaranga yo guhingisha ibishyimbo yego hari saa 9:32 nibwo yantelefonnye ati uzagira amahoro uzagira amata ku ruhimbi anyaturaho umugisha wose wa kibyeyi ameze neza nibutsa abantu bakurikirana Evangeliste Mama Lionel ko abantu babuze ubabwira neza babuze ubaturiraho umugisha wa kibyeyi ni ukuri muhamagare Mama Lionel abantu bifuza nyine ku ruhande rw'umumama bari abantu dukunda bitandukanye akumva umumama nakwaturira akavana imvamutima ze ku mutima kwaturiraho umugisha mushaka igitenge cyiza bashaka igitenge cyiza cyiza cyane watuma bankunda badatanga batinya kuza oya ariko se nta umugisha ugira aho uhagarara n'umuvumo ugira aho uhagarara ariko guke abantu bababeshya byaha ngeze ndi kwiga ndi no kumenya ni uko iyo umuntu akubwiye ngo ibyo n'ibindi biri hirya y'ibyo nari mvuze bigasanga weho uri umunyamugisha ntaho bifata ahubwo bigarukira ba bantu ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuza ngo umusabire umugisha aho ugahinduka umuvumo kuri we rero abantu bumva babuze abantu baba baturaho ijambo ryiza niba waratura ijambo ribi mufate igitenge ngo ni umushahara w'ukwezi kwawe ufata cya kintu nawe ubwawe ubona kiremereye simbabwiye ngo niba ufite umushahara w'ibihumbi 100 ngo wose uterure uwuzanira Mama Lionel urishyura inzu uragira gute ariko byibuze ushobora uku kwezi ushobora kuvuga uti kawitegura nk'amezi 3 babati mpembwe ibihumbi 100 nzakura ibihumbi 20 we ibihumbi 60 ayo mafaranga urumva yuko afite imbaraga mu mushahara wawe vuga uti ngiye kureba Mama Lionel anyaturiraho umugisha w'Imana birakora Mama Lionel yewe hari ibintu nari narabuze kuko ntabwo nagize umugisha wo kugira mama noneho na papa we yapfuye mureba ariko nyine nta ijambo yambwiye navuga ngo ryarankomerekeje ahubwo uti gute yambwiye yuko napfa nzajya kwa data wacu mpageze bamfata birenze inyamaswa ukumva noneho nkifuza ko nkatekereza yuko ibyo papa yanyaturiwe ari bibi ahari mbonye umubyeyi ngira amahirwe ngiye kurangiza ishuri mbona umuntu umbereye umubyeyi mbese amfata neza ndangije ntegura igiseke n'igitenge njya kumureba njyana n'umugore wanjye tugezeyo anyaturiraho umugisha ambwira amagambo ayo magambo niyo ngiye gusenga rimwe na rimwe uretse ko ubutayu bufunze ariko hari ubutayu budafunze ubutayu bw'ahantu hatarimo uburiri na matera mu nzu yawe ntabwo ubwo butayu bufunze buri ubutayu bufunze ni ubwo kuzamuka imisozi mukajya mu mashyamba n'ahandi hagiye no mu buvumo n'ibiki byose ibyo birafunze ariko ubutayu bwo mu nzu yawe ushobora gufata ubutayu mu nzu yawe ukavuga uti aha mpagize kanyarira hano ikizabonwa hano mu rusesi imanza nahewe ukavuga buri munsi ukajya uhahindura uko ubishaka kandi ukahasengera n'igihe gito Imana ikakumva kurenza uwagiyeyo none se si byo noneho ndagenda ndamubwira ngo nje gusaba umugisha wa kibyeyi siko byagenze yaravuze ati bana banjye aradufata adufatanisha ibiganza yatura amagambo ati bana banjye naracuze sinkibyara amagambo yakurikiranyije ndayibuka cyane atabo ntabyaye muzababyare ati bana banjye njyewe
hari ibyo nifuzaga mbibaturiyeho, birafata biriya bintu, mbaturiyeho ibi, mbaturiyeho ibi, mbaturiyeho ibi, mbaturiyeho ibi, ati ikiruta byose Imana izabaho ubugingo, kandi bafatanyije ubutarekurana nk'uko umufatanye gutya, ntihazagire uzabacamo hagati. nuko nta turo batanze ry'umushumba ngo mbabwire akantu. Njye hari ibintu bitagendaga mu rugo natangiye kubona bigenda. yego wewe tubana umunsi ku munsi ngena nkubwire nti dore umugisha, rwose pe birimo birazituka mbibona pe. udushati hari icyo ugiye kwakira muri uku kwezi. haleluya. itariki 25 zitaragera. ubu rero muri ibyo byose nkagenda mbona umugisha w'Imana. kubera iki? hari icyo yambereye umubyeyi, aho nta muntu n'umwe wagomba kunyakira, yaranyakiye ari hasi aho natekerezaga najya hari ubuzima buzima, we yarenze kuri icyo. mu gihe n'abana be badahagijwe n'ibyo kurya byo mu maboko ye, agashyiramo inda yanjye ndi ku ishuri, nta n'ikintu ndamukorera, icyo nshinzwe ari ukwiga. noneho akajya abwira abana ati kuki mushaka kumvunishiriza umwana, mwikwikoze isoni ngo mwerekane yuko uyu mwana namwakiye kugira ngo azababere umugaragu, yego ahubwo mwebwe ubwanyu mumubere nta hantu nari narigeze numva umubyeyi avuga gutyo. nanjye icyo kintu nicyo cyane naravuze ngo ahari yaba ari mama wamanukiyemo umwuka we kugira ngo amukoreshe gutyo, ahari nimwambika ndaba nsa nk'uwambitse mama. reka rero mu by'ukuri hari igihe abantu bakuvugaho amagambo, ariko hari umuzi nawe ubwawe, cyangwa se hari uwo ubona ukabona ni umubyeyi, ya mama Lionel cyangwa undi mubyeyi, ariko mu gihe utarashaka ni umubyizi unanije amaboko yawe, ibyunzwe byaje. se ko ijambo ryawe y'uwo munsi ko ngiye kuri oya nta kibazo, kuko uvuze ibyunzwe nibuka umugabo wabwiye umwana we ati simbuka ugende uzane ibivuye mu muhigo wawe, umuhigo uvuye mu maboko yawe, uvuye mu maboko yawe nyine wagize gutya nkwature umugisha ntarapfa. reba kugira ngo wiruke ku nyamaswa ugira ibyunzwe. uzarebe mu rugo n'iyo imbeba irakuzengereza, iyo yinjiye mu nzu nta muntu ukunda imbeba mu nzu ye, irakuzengereza ukumva mu kwahatose cyane. noneho ibaze mu mashyamba y'icyo gihe ashobora no kwiruka akagwa ku giti, ariko ibyo byose ngo ariruka azana umuhigo. nubwo yasanze nyir'umugisha nyine burya ntuyoba, ariko hari ushobora kuba warabisikanye n'imigisha yawe. ahari uyu munsi wa none ukaba wumvishe rero ntabwo nateguye, ubundi nari nzi yuko ntaranajya no kuri mikoro, ariko purize bantu mukunda Eva Mama Lionel, bantu mukunda ababyeyi bageze mu myaka iri hejuru ya 45. buriya mu myaka hejuru ya 45 ni imyaka uba ugezemo ubundi uba ugomba, burya nta n'icyaha uba ugikeneye gukora. mba ndenze uruhombero, Imana nayo irabizi ko ndenze uruhombero. umva warenze uruhombero, ibyo utahombye ubwo byarasibye. no kubwiriza ejo buno mu minsi izaza hari ukuntu nyine, hari ukuntu hari ukuntu uzajya wumva ushaka ukumva nyine biriya kwa kundi wabyinaga ku gatuti, ushobora kubikora ariko bitanga n'iminota nk'iyo wakoreshaga munsi ya 45. ego reka mbashimire ko dukurikiye, mwihangane ko ijwi ryanjye ndamutarikunda, ariko nababwiza gukuri ntabwo risaraye, kandi guca mu ziko ntigushye. ijwi ryawe ntabwo risaraye, utarikunda nyine ubwo yaba afite n'ikindi kibazo tutaramenya. uvuze gutyo nibuka ku wa gatanu nakiriye abantu ndabasengera, harimo umuntu banzaniye arwaye agendera ku nkoni atabasha guhagarara. ndamusengera, imbaraga mbi imuvamo arakira. icyantangaje mu gitondo umwe muri abo bantu bari kumwe azanzaniye yaciye ku mumama ngo ari gucuruza, amubwira ati yewe atimeze nabi, atimeze nabi, ati nta hantu wanjyana, ati se umeze uti, ati giye kuva 2014 mfite ikintu kihagarara hano cyanze kuvamo. ati ko hari ahantu navuye, atari ko n'umumama wihagazeho, ati n'umumama wihagazeho, ati nubwo twinjiriye ku muhanuzi mugenzi we, ati twamutunguye, ati ko nabonye atiyemera, nitumutungura ndapfukama imbere musaba imbabazi ko mvogereye urugo rwe.
numva umuhungu wanjye asanze mu buriri arambwira ati mati wa muntu waje hano ejo ari kumwe na ba bandi hari umuntu bazanye ari kumwe na ba bandi yego ye hari umuntu mbonye bazanye ndamwira nti mugende mumwakire hanyuma reka mbanze nkarabe nse neza mbanjye kubakira muri saro ngiye arambwira ati mama mfukamye imbere yawe simuvogereye mbabarire yenyuze ku muntu babaye kandi nabonye wakira abanyamibabaro ati none ndamuzanye maraza ati ntacyo arambwira mpita mbona ko afite ikibazo ikintu kimuhagazemo nk'igihe tugenda arakibonaga mu mwuka mbona ari nk'ingiga y'igiti muhagazemo sengera amazi ndahamurambika ikiganza ku gituza aruka nk'indobo yuzuye aravuga ati kuva nabaho ni ubwa mbere mbonye umuntu nsengera araruruka rurenduka araruruka aho atavuga ati we ati ndumva ibitotsi bimfasha we ati nanjye ubu ngiye kuryama nsinzire arakira arangije ati mama atakira nkore mu kiganza cyawe unyatureho umugisha mwaturaho umugisha ndetse w'uburyo bwose rero uri kuvuga gutyo ndi kwakira nukuri abantu baza kumbwira bati twebwe twarakumvise uvuga twumva ufite umutima wa kibyeyi yego none ndakwinginze mvuye i Kayonza ndaje unsengere araza pe ndumva mfite umunaniro w'ibitotsi naraye kuri telefone mbasengera nsengera abo mu majyepfo rero abantu bashira ubwoba cyangwa se ijambo babwiye ni ukuri ni byiza ko wikonegita n'umuhanuzi umuntu w'Imana ni byiza ko muza tukabaturaho umugisha wa kibyeyi urahari wagitambye ni byiza ko muza tukabahesha umugisha yego urakoze cyane Imana ibaha umugisha uyu munsi wa none wifuje kutugezaho ijambo ry'Imana ikaze karibu umwanya ijambo byose umwami yabushize ku mutima dusigaje ndanakubwira n'iminota maze nibashake noneho bananya ngo mugane nzanashira titire ngo nimushake ariko sigaho ufite ubwoba bw'abantu ubwo watangiye kuba umusitari iyo umuntu atangiye kuba umusitari atangira gutinya abantu mu minota 10 ubwo umwami Imana uko abayobora mu izina rya Yesu hanyuma rero nta birenze ku mugani w'ababana iri joro Imana ntegetse gusengera abarwayi yambwiye n'indwara ndi busengere nabyutse ndandika muri agenda yego Imana hari ubutware yampaye kuri izi ndwara yego nshaka gusengera kuko nta n'ibintu byinshi nakwa kundi babangureka ngo dutangire dusenga ndasengera rimwe mbanje gufatanya nawe gutera izi ndwara ubwoba mbere yo kuzisengera gutegeka kwa 2:7-15 haravuga ngo Uwiteka Imana yawe ni gutegeka kwa 2:7-15 nibyo haravuze ngo Uwiteka azagukuraho indwara zose ntazaguteza nimwe muri za ndwara mbi z'abanyegiputa uzi ahubwo azaziteza abakwanga bose iri jambo ryanyishe hari ukuntu kubitana n'ijambo ukumva ukajya gushakisha no muri Bibiliya y'undi muntu mubana kugira ngo urebe ko naho ririmo rero Imana ikimpa ubutware kuri izi ndwara ariko ndi no mu gihe cyo guhirika indwara ndumva ikirere cyanjye muri iyi minsi kiri guhirika indwara meze nk'umuntu uri mu mwuka wo kurandura iminara y'indwara n'imizi yazo n'imiganda ndumva ndi mu mavuta yo kujya mu mara mu nda mu mugongo ndumva ndi mu mavuta yo gukura indwara mu bantu yego kuko abantu bari kurwara mu buryo butumvikana kandi ikinyereka ibi bintu nabonye ko abantu bari kurwara n'indwara zitajyanye n'imyaka bafite kera umuntu arwaraga imitsi ashaje umuntu akarwara rubaga impande ashaje umuntu akarwara umutima ashaje cyangwa afite ibiro byinshi abantu bari kurwara indwara nubwo nta ndwara zigendanye n'imyaka abantu bari kurwara indwara zitagendanye n'imyaka yabo Uwiteka azagukuraho indwara zose niko Uwiteka yambwiye ahagurukiye kugukuraho indwara zose kandi yambwiye ngo ntazaguteza nimwe muri za ndwara mbi z'abanyegiputa uzi
ahubwo azaziteza abakwanga bose. Ahubwo umuntu ukwanga muri iyi minsi agiye guhura n'indwara. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite urwango muri ino minsi yihane, kuko ushobora kurwara. Abantu bafite inzangano mushobora kurwara muri ino minsi. Indwara rero tugiye gusengera Imana yanyeretse nijoro, iya mbere ni indwara y'amabere. Indwara y'amabere cyane ku amabere ku badamu nibyo nabonye. Indwara y'amabere niyo ndwara ya mbere Imana yanyeretse turi busengere. Iyi ndwara y'amabere nayibonye mu buryo Satani yateje bamwe mu badamu badukurikiye amabere, bamwe akabarya nk'atonekara, abandi akabarya nk'ayamunzwe, abandi akabarya nk'abishimagura, abandi akabarya nk'ashaka kuzana amashereka kandi baracuze, abandi akabarya nk'imoko zishaka kuvaho. Kandi nabonye bamwe bivuza ntibikira, abaganga bakabiburira indwara, bakabiburira izina n'imiti. Nabonye bamwe bivuza biranga. Iyi ndwara y'amabere umuntu udukurikiye akaba afite iki kibazo yitegure mu kanya ndaje turandura iminara y'indwara mu mabere yawe. Turayirandura tudakina, nta n'ibyo kuyiteguza, nta n'ibyo gutereta, nta n'ibyo kwinginga ngo ejo ni nonaha witegure mu kanya tugiye kurandaguza indwara muri ayo mabere yawe. Indwara zidafite izina, indwara zose n'izifite izina, kuko Bibiliya yavuze ngo indwara uzi tuzi ko hari igihe amabere ujya kubona ukabona abantu barwaye kanseri y'amabere, barariciye ntinakire, abandi bakarwara indwara zituma batonsa abana babo. Uzi kubyara umwana ufite amashereka, ariko kubera uburwayi umwana ntiyonke, bagafata umwanzuro wo kuvuga bati reka tuguhe imiti ituma amashereka ataza kugira ngo tubone uko tuvura ibere, umwana akananirwa konka kubera indwara. Indwara rero akuyu munsi kashobotse. Iyo niyo ndwara mbere Imana yanyeretse. Indwara ya kabiri Imana yambwiye ngo nsengere inyama zo mu nda. Inyama zo mu nda abantu barimo bararwara ibifu bakanabifotoramo, bakabura indwara, bakaguha imiti kubera igabanya ububabare ariko nta ndwara izwi. Abandi indwara zikaba abaganga bakazibona bakaguha imiti ntukire. Nyama zo mu nda, imyijima yatatswe muri ino minsi nta mpamvu. N'abarya neza babona izo mboga, vitamine C, babona izo mbuto, badafite no kubura icyo barya. Imyijima yabo bazimu bayatatse. Hari amara, abantu bari kurwara indwara z'amara atari uko barya ibintu bikomeye. Ibaze no kuri ko umuntu atararwamara arya imyumbati, atararwamara arya amateke, atararwamara arya ibyo bintu bikomeye, ariko ukarwara amara uri kurya utuntu tworoshye. Ni indwara Imana ishaka kurandura. Izi nyama zo mu nda, nituvuga inyama zo mu nda ubwo uhita uzana n'izo mpyiko, uhita uzana n'iyo myijima, agurura runini n'uruto n'izindi gihe ntashoboye kumenya kuko sindareba mu nda. Ariko tugiye gutuma isengesho mu nda. Inyama yose yo mu nda irwaye tugiye gutegeka indwara kurekura inyama zo mu nda kwa jina la Yesu. Indi ndwara ya gatatu Imana yanyeretse ni indwara y'amaso. Abantu barwa amaso mu rwego bari kuyabaga, muganga karibaga ejo akongera, ejo bundi akongera. Amaso babaye nk'ibikinisho. Maso Imana ahaye abantu, Satani ashatse kwahindura nk'ay'ibipupe banoboramo bongera banobekamo, banobekamo. Ijisho baritegera indege utarurira indege. Ndebera we, umuntu akaba atarurira indege, ijisho rye bakarifata bakaryuriza indege bakajya kurivuriza hanze, ikagaruka. Wenda nuko abaganga nta makana kibagira, bashobora no kukuzanira itari ryawe. Sinzi nimba batanavanga bakaba bakuzanira n'itari ryawe. Imana izabikurinde gutunga urugingo rw'umuntu, batazakuzanira ijisho ry'umuzungu uri umunyarwanda. nk'aba bantu bo muri Nigeria. Muri Nigeria muri iyi minsi abakobwa bari kujya kwibagisha amabere n'inyuma habo uze kuhavuga, kugira ngo bagire big bump. Noneho ngo mu gihe babateye ikinya bakabakuramo ingingo zabo
bakabashyiramo ibi parasitike n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyo ni inkuru iriho. Yenda hari umukobwa cyangwa se hari umuntu mwaba muzi ugiye kujya kwibagisha amabere na big bump inyuma nyine. Bige kunyurwa n'ibyo bafite, hanyuma nibakenera ko bagira ibyo big binini bazaze tubandikira ibiryo barya. Hari ibiryo barya bakabyibuha, hari n'ibyo barya bakananuka. Erega bo barashaka kubyibuha hano ariko hano ntahari. Kandi ibyo biryo bijyanisha n'inda. Oya nibaze tubigisha kunyurwa n'intege nke zo kudakizwa no gushaka no kwanga kuba wowe. Yego aha ikindi. Iyi ndwara rero y'amaso akahinda gahari muri iyi minsi nuko n'abaganga babyize bakabimetiriza bakabihererwa impamyabumenyi bari kuvura amaso ntakiri. Bitewe n'ibyihishe inyuma y'amaso, kuko bize kuvura amaso ariko ikihishe inyuma y'amaso ntacyo bize. Yego, iki rero ndashaka nacyo kugihirika nevuye inyuma kwa Jina la Yesu Kristo, abantu bagakanura neza amaso akaba mazima. Usanga umwana w'imyaka 12 ngo arwaye myope kwa Jina la Yesu, ugasanga umuntu w'imyaka 20 bati dusanze ijisho ryarahumye, ntarareba muri mashini. Si n'umwana wo mu bakiri ureba muri za mashini, ni wabona nta televiziyo bafite ngo ijisho rirahumye. Oya, iyi ndwara nayo Uwiteka ntegetse ko tuyisengera abantu bafite amaso akaze. Undi hari uburwayi bw'amaso ubona ko ari amaso y'abakiri nk'aya yanjye. Ni uburwayi buterwa no gukira. Gukira ukagira amatelefone urara urebamo usengera abantu, mashini urebamo, bakaguha ikintu kigufasha nk'ibi bidufasha kugira ngo utananirwa. Bakaduha ibintu bidufasha kureba muri urumuri rwa kamera, bakadushyiramo imiti ituma tureba mu rumuri rwa kamera, amaso bakakora protection ntapfe. Aya rero atandukanye nayo generetswe y'amaso abaganga babuze uko bavura nabo byabananiye. Nk'ubugenzi umumama babaza amaso bamutegeka kuryama yubitsinda iminsi iri hejuru y'7, kuryama yubitsinda kugira ngo amaso ajye muri position atagwamo. Noneho yamamaga ambwira ati mama Lione igituza kirananiwe, munda harananiwe, kuryama muri position mwananiwe, kandi nimpindura amaso arahitagwa mu bikono. Ahubwo ashobora no kuba imirare. Yego. Hareya. Ubwo rero urumva Satani ashaka kugoreka amaso y'abantu bagakanura nk'igihore. Turagira ngo dufatanye nawe ufite icyo kibazo cy'amaso gukira. Indi ndwara Imana yanyeretse n'indwara yo kubyimbagana, ugasanga umuntu abyimbye mu nda urushwima, undi abyimbye amaguru mu buryo buri negative, undi abyimbye mu maso, undi ugasanga abyimbye uruhande rumwe. Iyi nayo turaje tuyisengera abantu bafite ikibazo cyo babyimba turaje tubikureho. Indi ndwara ya gatanu Imana yanyeretse n'indwara yo kubura umwuka. Abantu bakajya kuri bomboni nta indi ndwara iri mu maraso, bagapima ahantu hose bagasanga nta ndwara afite, ariko akabura umwuka wo guhumeka. Kandi umwuka Imana yarawutanze, bigatuma ahora kuri bomboni, buri gihe bamujyana burahagoto ngo umwuka uhere, akaba n'amatungwa n'umwuka. Turagisengera abantu bagira umwuka bahumeke neza. Indwara ya gatandatu ni indwara yitwa kanseri. Jobuni nagiye sashika gusengera abarwayi, natangajwe no kubona umubare w'abantu barwaye kanseri ari benshi cyane. Kandi nimba munkurikira, nimba abantu mufatanije nanjye kurakarira iyi ndwara muri maso, mumfashe tubwirane ikintu kimwe. Kuki kera umuntu yarwaraga kanseri akamara imyaka iri hejuru y'7 afata imiti, abaganga bamuha imiti igabanya ubukana, imiti ituma iminsi yisunika, umuntu akamara imyaka iri hejuru y'7 akazapfa byibuze hari n'imishinga yakoze akayigeraho. None izi kanseri ziri kwica abantu mu minsi 30, mwebwe murabona nta kintu kihishe inyuma y'izi kanseri kiri guhirika abantu b'Imana ngo bapfe bakindutse? Yo nayo turayihirika kwa Jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nayo turahangana nayo. Muramfasha duhaguruke twerekeze ibiganza ibutaro mu bitaro bya kanseri, turerekeze ibiganza mu bitaro bya CHK,
Ibutare, Muganza, Butare, ahantu hose hari ibitaro bifite indwara ya kanseri. Za Kanombe aho ngaho turahagurukira indwara yitwa kanseri n'ibyihishe inyuma yayo. Uwiteka yavuze ngo n'ababigizemo uruhare mu kuguteza iyo ndwara Uwiteka agiye kuzibasubiza. Ndi ndwara yanteye umujinya nayo neretswe, indwara yitwa diyabete. Kera umuntu baramubwiraga ngo wowe isukari nyinshi utarwara diyabete, none n'utanywa isukari ari kurwara diyabete. N'umuntu ufite ibiro bikeya ari kurwara diyabete, n'umuntu unanutse ari kurwara diyabete, umuntu ufite imyaka mike ari kurwara diyabete. Kandi yarwara diyabete mu minsi mikeya batarapfuye. Iyi ndwara nayo nkimara kumva cyitwa amavuta y'Imana muri jye, Uwiteka kimara kumpa ubushobozi kuri izi ndwara, ndumva ndi mu mavuta yo guhagarara hejuru y'izi ndwara. Muntu urwaye mviko ijambo ryavuze ngo Uwiteka azagukuraho indwara zose. No kuvuga ngo nimba wari ufite imwe muri izi n'izindi zishamitseho, Imana iravuze ngo izigukuyeho zose. Mpera Imana icyubahiro, zigukuyeho zose. Kabiri, ntazaguteza n'imwe muri za ndwara mbi z'Abanyegiputa uzi. Hirya yo kugukuraho izi ndwara, ugiranye Imana isezerano rivuga ko utazongera kurwara n'imwe muri izi ndwara uzi. Gatatu, ahubwo Uwiteka aravuze ngo azaziteza abakwanga bose. Abanzi bacu ko bafite ibibazo, nshuti yanjye, abanzi bacu ko bafite ibibazo. Ubu nukuvuga ngo nimba nari ndwaye amabere, umuntu nyangagiye kurwara amabere, iri jambo ryanyishe. Nukuvuga ngo nimba wari urwaye inyama zo mu nda, umuntu kwanga agiye kuzirwara. Abantu biyeranje badukunde sasa, abantu biyeranje badukunde kugira ngo batarwara indwara twari turwaye. Nimba wari ufite kubyimbagana, ni ukuvuga ngo umuntu kwanga agiye kurwara iyo ndwara. Niko Bibiliya ivuze. Nimba wari ufite indwara yo kubura umwuka, umuntu kwanga agiye kubura umwuka. Nimba wari ufite kanseri, hagiye kubihererekanya indwara, umuntu kwanga agiye kuyakira. Nimba wari ufite diyabete, umwanzi wawe agiye kuyakira. Mana itugirire neza cyane. Icyitonderwa, izi ndwara tuvuze umuntu uzirwaye zaraturutse kuri aba bantu bigize abarozi n'abakonekoni, bigize abahanga, bigize abayuwayi muri iyi minsi, bigize abantu badanje, aho kugendana amahoro basigaye bagendana indwara. Umuntu wari uyifite muri uru rwego rwo ko yayitejwe n'umuntu. Tujya twumva ubuhamya bw'abantu bakijijwe, tujya tumva ku mbuga nkoranyambaga, tujya tubumva mu nsengero, barogaga barakizwa, baroga indwara, bazidongera, bazohera, bazohereza. Birashoboka ko muri izi ndwara zirindwi Imana yanyeretse hari abantu bazirwaye atari ukubera impamvu z'ubuzima bwanze, z'imirire, z'iki, bitewe n'umuntu wabyihishe inyuma akayohereza. Uyu muntu igiye kumujyaho aka kanya, uyu wabigizemo uruhare igiye kumujyaho aka kanya. Hanyuma n'abazirwaye zizanye Imana igiye kuzibakuraho ni kwivuze. Muri izi ndwara zirindwi tuvuze, tugiye gusenga. Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba wumvise ko hari umuntu muziranye wari urwaye. Tugiye guhagurukana n'imizi n'imiganda, niko Umunyarwanda yavuze. Tugiye guhaguruka mu butware n'ubushobozi, mu butware bw'iyaduhanze, bw'iyaduhamagaye, mu butware bw'ivuga bikaba yategeka bigakomera. Tugiye guhindira hejuru y'izi ndwara,
tugiye kuzihindira hejuru, tugiye gutegeka indwara zihunge. Terebo sandotarebo shenrerebo saikirebo saya. Aho uri nushaka uba uri mu bitaro, nushaka uba ufata imiti, nushaka uba uri mu rugo, nushaka uba uri kwa muganga, nushaka uba uri mu kazi wandara, nushaka uba uri muri famiye warahungiyeyo, tugiye gutegeka izi ndwara ziguhunge. Mwami Yesu Kristo wanesheje isi, turagushimiye cyane. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze. Ndatesha agaciro izi mbaraga zose, izi ndwara uravuze ngo ntabwo uzongera kuziteza aba bantu. Izi ndwara z'abanyagiputa zose tuzi ntabwo uzongera kuziteza aba bantu. Tegetse izi ndwara kurekura. Rekura wambaraga mbiwe, rekura va muri uyu mubiri, rekura itegeko ry'umwami Yesu ntabwo rigusiga amahoro. Rekura ngo uteye ntaguteguje, rekura sohoka, rekura uyu mubiri, rekura uyu mwana w'Imana atambuke, rekura wayobye, rekura hasi ho watumwe, nkohereje aho ugomba kujya. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kuri Imana ibikoreye kuyubahisha. Bisenze shima mu izina rya Data wa twese, Mwana n'Umwuka Wera. Amina, amina, amina. Shalom, shalom.